niyo platform umuntu wampaye platform na rwa rugo n'urukero utaraza cyane rwose wenda ku buryo bavuga ngo ahafite igihangano kitangiye kumenyekana mu bantu uwo muntu abakubereye imfura cyane itarabaho. Uretse n'ikindi management itegura Gakondo Connect niyo mbarizwamo. Yego mba muri management n'ubundi ya Iganze event rwose. So urumva iyo Iganze event nayitegura Gakondo Connect. Nk'umuhanzi wari ukiri mushyashya rero muri iyo label bangiriye icyizere n'ibintu hagaciro n'ibintu ntazibagirwa kuko byabaye imbarutso n'ishyaka ry'intore kugira ngo bampe urwo rubuga nuko babonye imyitwarire yanjye nagize muri Gakondo Connect. So ni ibintu nishimiye cyane kuba barampaye urwo rubuga ariko wenda nubwo bitari ngombwa kubivuga ariko Gakondo Connect iheruka ni nanjye wayise izina. Wewe wayise izina? Yego. Hari yitwa Rurangangabo mama y'Imana. Noneho ariko n'abantu bazi ngo nzi Kinyarwanda kandi cyahe ugasanga barimo kumbaza ngo ariko ngo Rurangangabo bisobanuye iki? Ntabwo ngiye kubikubaza.